nababwira ko indirimbo yitwa Nahawe Ijambo n'indirimbo yitwa Papa nizo ndirimbo zonyine bashobora kuba basigaranyeho ijambo. Ni ukuvuga ngo izindi ndirimbo zose zo muzi zirimo Yebo, izo muzi zirimo Adonai, izo muzi zirimo indirimbo nyinshi cyane z'aba bana zagiye zinakundwa, ubu ngubu ziri mu biganza bya M Irene. Amashusho agaragaza ibintu bibi bakorewe n'uyu M Irene kugira ngo bafate icyemezo cyo gutandukana nawe. Si uko yabuze amafaranga yo kubakorera imiziki, si uko yabuze iki, ahubwo hari ikintu kibi cyane yabakoreye, ari nacyo gituma bagiye kumwanjama. Babivuze ukuri ngo iminsi y'umujura ni 40 ya Irene ubanza ubu ngubu yamaze kugera, kuko kugeza kuri ubu ngubu abitwa Vestina na Dorcas bitangarije ko biteguye kuza mu itangazamakuru ndetse no mu buyobozi bwite bwa leta kuba bavuga ibyababayeho mu gihe bakoranaga n'uyu mugabo bita M Irene. M Irene rero nyuma y'uko abonye ko akuye inyungu ihagije muri aba bana, yiyemeje kubatererana ndetse atangira kubakoresha mu zindi nyungu z'umurengera, harimo no kubashyingira abagabo batazi. Ibi ngibi rero byaje gutuma aba bana babona ko Irene nta wundi rukundo bafitiye uretse icyo bita business. Kugira ngo umenye neza ko aya makuru ari ukuri, nyuma y'uko basohoye iri tangazo ry'uko batandukanye na M Irene cyangwa se MI Empire yabafashaga mu rugendo rwabo rw'umuziki, imbuga zose bakoreshaga zahise zihindurwamo izina MI Chopper. Kugira ngo byumve neza rero, Irene mu minsi ishize yatangije umushinga wo gukora filime nyarwanda. Iyo Instagram yakoreshwaga na Vestina na Dorcas rero banyuzaho ibikorwa byabo yahise ihindurirwa izina, ihabwa izina riri kunyuzwaho ayo mafilime Irene arimo arakora. Irene rero byabaye ngombwa ko ahita ahindura imbuga nkoranyambaga zose zari zifite aho zimuhuriza na Vestina na Dorcas. Ikindi nko kugaragaza ko atishimiye icyemezo bafashe cyo kumurekura cyangwa se cyo kumuvaho, yahise asiba ahantu hose baba barahuriye, amafoto, ibiganiro, iki byose yamaze kubikuraho. Uretse kuri Instagram ya MI Empire niho hakiri ibiganiro yaba yarakoranye n'abana ndetse no ku mateleviziyo bajyaga bajyaho nko ku Isimbi TV ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, ariko wumve ngo amafoto, imbuga bakoreshaga, YouTube bakoreshaga byose yamaze kubihindurira amazina. Kugira ngo byumve neza rero, Irene yarakaye kuri rwa rwego ashobora no guhitana umuntu. Noneho ikindi cyamubaje kurushaho nuko aba bana bajya gufata iki cyemezo we batayimubwiye, ahubwo bo baricaye ubwabo baravuga ati igihe kirageze ngo tuve mu maboko y'uyu mugabo w'umwicanyi ushaka kudukoresha mu nyungu ze gusa, ndetse akadukoresha yishimisha we ubwe yanarangiza. Nyuma y'uko byari byitezwe ko Irene ubundi abantu benshi bajyaga bavuga yuko Irene agomba kurongora uwo bita Dorcas, uko byagenda kose, uko byari kugenda kose, Dorcas Kamikazi yari kuzaba umugore wa Irene. Irene rero ibyo ngibyo niyabihaye agaciro cyane ko utunguto rutwana yarize ututwara utwana duto yikuriye mu cyaro, araza arafasha aratuzamura, tugeze i Kigali dutangira gushyiraho ibintu utamenya, nyine dutangira kwirya cyane. Urabona ko kuri iyo foto muri kureba hariho Vestina na Dorcas ba kera, hakabaho na Vestina na Dorcas b'uyu munsi. Vestina na Dorcas batagiraga agasatsi, Vestina na Dorcas batari bazi kwitera icyo bita makeup, ariko kugeza kuri ubu ngubu ngira ngo ushobora kubona ukuntu basigaye bameze. So M Irene rero we yari yifitiye gahunda ya business. Burya nta rukundo ruba muri business, reka mubwize ukuri, uye yaba ari umuntu ugufasha, yaba ari umuntu ubona nyine ukwitayeho, akwitaho kubera icyo urimo uramwinjiriza. Burya iyo uhagaritse kugira icyo umwinjiriza nawe ahita gukuraho amaboko. Bikaba bitugariye ku kirero ku mpamvu M Irene yaba nawe yahise asamira iki cyemezo hejuru, agahita asiba ibintu byose, agahita ahindura amazina yakoreshwaga ku mbuga nkoranyambaga za Vestina na Dorcas, agahita ahinduramo amazina asigaye akoreshwa ku rubuga runyuzwaho izi filime ze. M Irene rero mbibutse ko yibereye mu bitaramo bizenguruka igihugu hamwe na The Ben ndetse na Bruce Melody. Bari kwizengurukira igihugu rwose, agenda yifatira ibiganiro, agenda yifatira amashusho ya The Ben ndetse na Bruce Melody. Ibi ngibi rero byamusanze n'ubundi ayo matora yo kuzenguruka igihugu cyangwa se urwo rugendo rwo kuzenguruka igihugu mu bitaramo bya The Ben ndetse na Bruce Melody byaratangiye. We icyo yakoze rero, aho kugira ngo nawe asohore irindi tangazo rivuga ko
atakiri kumwe n'aba bantu, we icyo yahise akora ni uguhita agaragaza neza mu ruhame abinyujije mu guhindura imbuga nkoranyambaga zakoreshwaga na Vestine na Dorcas, ahita abihindura byose, abihindura imbuga za filime ye. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu twinjiye kuri stage yo kureba ngo Vestine na Dorcas basigaranye iki, ikindi M Irene we asigaranye iki. Ndagira ngo mbabwire ko M Irene ikintu asigaranye gikomeye cyane ni indirimbo z'aba bana, kuko aba bana indi ndirimbo bashobora kuba bafiteho ubushobozi zishobora kuba zitarenze ebyiri, kuko kugeza kuri ubu ngubu nababwira ko indirimbo yitwa Nahawe Ijambo n'indirimbo yitwa Papa nizo ndirimbo zonyine bashobora kuba basigaranyeho ijambo. Ni ukuvuga ngo izindi ndirimbo zose zo muzi zirimo Yebo, izo muzi zirimo Adonai, izo muzi zirimo indirimbo nyinshi cyane z'aba bana zagiye zinakundwa, ubu ngubu ziri mu biganza bya M Irene. Ikindi nakubwira ko nuko M Irene bisize urubuga rwanyuzwagaho indirimbo z'aba bana rwa YouTube rufite miliyoni irenga. Aba bana basize M Irene afite imbuga za YouTube zigera kuri 3 nziza cyane kandi zikora kandi zimwinjiriza amafaranga menshi cyane. Ni ukuvuga ngo Vestine na Dorcas isoko basigaranye yonyine yo kubaha amafaranga ni ugukizwa n'amaguru bakajya hanze y'igihugu, kuko kugeza kuri ubu ngubu ntabwo bashobora gutinyuka kureba mu maso uwo bita uriya wabandikiraga indirimbo, kuko buriya ntabwo Vestine na Dorcas bigeze bandikira indirimbo. Burya uretse amajwi yabo yonyine ntabwo bazi kwiyandikira indirimbo, ntabwo bikunda, ntabwo bazi kwiyandikira indirimbo. Bazandikirwaga n'uwitwa Niyo Bosco, kandi Niyo Bosco ni inshuti bya hafi, n'umunyamuryango wa M Irene. Ni ukuvuga ngo kugira ngo mwongere kubona indirimbo nziza nk'izo Vestine na Dorcas bakoraga mbere ni ikizami bimwe bita uretse kuba ikizami n'ikigeragezo, ni ikigeragezo gikomeye cyane, ikigeragezo cy'ubuzima. Bisobanuye ko rero mu minsi mike dushobora kujya tukabona uwitwa Dorcas Kamikazi wari usigaye mu Rwanda, nawe yuriye indege agiye gupagasa hanze, kuko iby'imiziki byo ntabwo bizakunda. Nubwo nyuma y'iri tangazo baje kuvuga yuko ngo nkininga ibyiza bigiye kuza, ngo bagiye gukora ibyiza kurushaho, ndagira ngo mbibutse yuko ibingibi atari ubwa mbere byabibaye, ibingibi byo gutandukana kwa Vestine na Dorcas ndetse n'uwitwa M Irene. Mu myaka mikeya ishize hari abagabo bigeze gushuka Vestine na Dorcas babumvisha yuko imiziki M Irene bakorera itari ku rwego rwabo, ndetse urwego bagakwiye kuba bariho atari rwo M Irene ari kubashyiraho. Icyo gihe biyemeje gutandukana na M Irene, baratandukana, baragenda bajya gukorana n'abo bagabo. Abo bagabo nashatse kuvuga mu mazina, ariko abakurikiranye amakuru muri iki gihe barabizi. Ndagerageza no kugenda mbishyira mu kiganiro kugira ngo mwe muri kuri iki kiganiro mugende mubona ibintu byabaye muri icyo gihe. Baje gutandukana rero, abo bagabo baragenda, ni ukuvuga ngo abana bose bari bakiri mu mashuri, bari bakiri kwiga. Abo bagabo baragiye babahindurira imisatsi, bari bakiri no muri ADPR, baragenda batangira kubanyereza imisatsi, batangira gukora ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Irene rero icyo yakoze nk'umuntu w'umupapa kandi w'umukongwe, nk'umuntu umenyereye ibibera muri iki kibuga, we yaragiye arituriza. Bakajya bavuga ati abana ngo amacano, ngo cano y'umwana, ngo abana ngo bagiye guhindurirwa uwabafashaga, ngo nyina w'abana ngo bamuzanye i Kigali, ngo yahawe amafaranga runaka kugira ngo agumure abana be. Ibyo byose mwagiye mubyumva, ariko nyuma y'ibyo byose Irene aza kugaruka ahishura ukuri kose kw'ibintu byose byabaye inyuma y'amarido twebwe tutamenye, byaje gutuma uyu Vestine na Dorcas bashaka kwigumura kuri Irene. Bari baratangiranye urugendo kuva ku ndirimbo yabo ya mbere, bataranakora igitaramo na kimwe ngo bakundwe. Nyuma yaho rero M Irene yaje kugaragaza ukuri, ndetse agaragaza ko nta zindi nyungu akeneye muri abana uretse kubafasha gutera imbere byonyine. Ari nabyo byaje gutuma basubirana, bakorana urugendo rurerure. Rero aba bana bombi basoza amasomo ndetse bakomeza gukundwa, bakomeza kwandika izina rikomeye cyane ku ruhando mpuzamahanga. Bajya gukorera ibitaramo hanze muri za Canada, muri Amerika, mu Bubiligi. Nakubwira ko bari bamaze kugira indege nk'uko nawe uzi utega bisi cyangwa se akamoto. Aba bana rero nyuma y'igihe kirekire muri uwo mwidagaduro, muri iyo
muri ubwo buryohe bw'ubuzima, muri ubwo buryohe bw'amafaranga. Nakwibutsa ko amafaranga abana bari basigaye bafite ni menshi ateye ubwoba. Basigaye bafite amafaranga menshi, amafaranga bemera kujya gutura za Kibagabaga, za Kimironko, hehe hose, amafaranga afite ubushobozi bwo kwimura umuryango wabo iyo bari batuye mu cyaro ukaza gutura i Kigali. Ikindi nakubwira ni uko ngana ku musozo, reka wenda nkubwire nkunyurire muri make ku kintu cyaje kuba gikomeye inyuma y'amarido abantu benshi batamenye. Ni uko uwitwa Vestine na Dorcas aba bombi biyemeje gushyira amajwi cyangwa se amashusho asebya Irene, amashusho agaragaza ibintu bibi bakorewe n'uyu Irene, kugira ngo bafate icyemezo cyo gutandukana nawe. Si uko yabuze amafaranga yo kubakorera imiziki, si uko yabuze iki, ahubwo hari ikintu kibi cyane yabakoreye, ari nacyo gituma bagiye kumwanjama. Ndagira ngo rero mwe mwese mwakoze subscribe mbashimire, kandi mbararike ibiganiro by'ubutaha. Turaza kuza dukora operation noneho bita kubaga nta kinya. Iyi operation iraza kubikubiyemo ibintu mutamenye byagiye bikorerwa inyuma y'amarido, bigaragaza neza impamvu aba bana bicaye bakigisha inama, cyangwa se n'abagiye mu matwi yabashije kubumvisha impamvu bagomba gutandukana na Irene. Umuntu abagiye mu matwi akabasha kubumvisha impamvu bagomba gutandukana na Irene, yari afite impamvu nyayo yo gushingiraho kugira ngo abibumvishe. Kuko nta kuntu umuntu ashobora kuza akagukura mu maboko y'umuntu wagufashe utaramenya kwigenza, akagufata muri urwo rugendo rwose, akakwigisha ku buryo, akakwigisha kwambara, akakwigisha uko babona amafaranga kandi ukashaka ukayabona. Uwo muntu uzaho kujya mu matwi, cyangwa se nawe ubwe kuba wafata icyo cyemezo, ugomba kuba ufite impamvu ikomeye cyane. Niyo mpamvu rero mbabwira yuko muri ibi biganiro tugiye kujya dukora mu minsi iza, turaza gucukumbura ukuri nyako kugeza ubwo RIB izaba itangiye kubyinjiramo, kuko ngo ni ikibazo gikomeye cyane, bizasaba yuko hanitabazwa inkiko. Nubwo bose bari kubica ku ruhande bakavuga ko bagiye gutandukana mu mahoro, nanabonye Dorcas Kamikazi ku munsi w'ejo postinga ifoto ya Irene amwifuriza isabukuru. Ariko reka mbabwire ko ibi byose ari uburyarya, ngo hari ikintu cyabaye gikomeye cyane, kandi namwe mubitekereze. Ni gute aba bana baje kwisanga aha hantu? Reka mbashimire.